twagiye dutangira rero ntabwo tubazi muratwibwira amazina nitwa Freshare Nkubiri aba ndi umuyobozi w'ibitaro bya Karayesi Ndera. Kuri ibi bitaro mubona abaza bangana iki frere, mubona bangana iki munsi wenda journalier moyenne y'abarwayi tuba dufite ku munsi ni abarwayi 350 mu bitaro, ariko abisuzumisha bataha ku munsi barenga 120 ku munsi. Mukabona ko impamvu zibitera murebye ni izihe zitera abantu kuba bafite impamvu z'uburwayi bwo mu mutwe ni nyinshi nk'iz'ingenzi? Indwara z'ingenzi twakira ni indwara nyine zijyanye n'imitekerereze. Bano barwayi mubona biva mu muhanda bambaye ubusa bakora ibintu mbega bidasanzwe, abo dukunze kubabona cyane. Zifite rero impamvu zinyuranye. Hari igihe umuntu aba aciye mu buzima bukomeye, ibitekerezo bikamurenga bikagera nyine aho amera nk'ibindi. Hari abashobora gukoresha ibiyobyabwenge, nabyo bikaba byazanye igihe binaniza mu mutwe bakagera kuri buriya rugero. nka pourcentage murakora mu menye muti ibiyobyabwenge bituma ingana gutya gushingirana mu miryango ndetse ibyo ntabwo nabivuga mu mutwe gusa njye mu bitaro raporo ziba zihari, ariko indwara nyinshi tubona izo ngizo nizo zigera mu mbere zigira umubare mwinshi. Bariya abantu beruye baba bagaragara ko zabarenze batikontorora, biruka ku muhanda, barwana bambara ubusa. Umubare tugira nyinshi ni abo ngabo. Hakaza noneho indwara y'igicuri. Indwara y'igicuri nayo mu Rwanda usanga ari nyinshi cyane, kandi tukaba tuyivura muri specialite ya neurology. Tukagira n'indwara zijyanye n'iz'agahinda, kwiheba cyangwa ubwoba bukabije, cyane n'ihungabana. Ihungabana naryo riza ku murongo wa 3 mu ndwara tuvura hano mu bitaro bya Karayesi. hanyuma frere abanyarwanda benshi batekereza yuko indwara zo mu mutwe ari indwara idashobora kuvurwa, ugasanga rimwe na rimwe n'abavuwe bagasubira muri sosiyete nyarwanda hari ukundi kuntu bafata. Ni iki wavuga kuri icyo kintu? Icyo ni cyo kibazo twita stigma. Indwara zo mu mutwe zijyana n'ikintu cyitwa stigma. Umuntu warwaye mu mutwe sosiyete nyarwanda iramuheba, ikumva ko nta kintu azongera gushobora, ikumva ahubwo ko atanagira. Ariko mwabyiboneye mu buhamya bwatanzwe, uburwayi bwo mu mutwe buravurwa bugakira. Abarwayi benshi tubabonye kare turavura bagakira. Yego harimo indwara nke, ariko n'izo nkeya zishobora kwivura zikaba koronike, ugasanga umuntu azarwara igihe kirekire. Ariko si umutwe honyine, hari indwara ziri koronike. Izi ni indwara za diyabete burya zitwa koronike, za hypertension zitwa koronike. No mu burwayi bwo mu mutwe harimo inkeya zishobora kugira mode koronike, ariko nyinshi turazivura zigakira. Niyo mpamvu mwabonye rero harimo abarimo kwitangira ubuhamya bagaragara ko bakize kandi bafite imishinga muri sosiyete. Niyo mpamvu twasabye abarwayi batugana iyo tubavuye bagakira, tubakangurira kwibumbira mu mashyirahamwe kugira ngo bajye babo bikorera ubuvugizi, hanyuma bivane muri ako kato abantu bashaka kubashyira. Natwe ubwacu tubakora ubuvugizi, ariko bene byo bakwiye guhaguruka bakikorera ubuvugizi, ntibakomeze kujya muri ako karengane kuvuga ngo umuntu iyo yabaye umusazi ngo ntiyasubira ku kazi ngo bikunde, ntiyakongera kubaka urugo ngo bikunde. Ibyo rwose kandi nibyo bintu bituma umuntu arembera iyo bamushyize muri ako kato.